turwanye ruswa n'akarengane. Korupsiyo ni ukumungwa no kugora mu bitekerezo ku buryo abantu babaho mu buzima butandukanye n'ukuri. Uriya muyobozi ibintu adukoreye ni byiza cyane kuko akarengane twahuraga nako ashobore kuba rwose akarwanyije. Utanze ruswa nta nyungu ko na serivisi yaka ashobora kuyibura na ya ruswa yatanze ikagenderamo akabihomberamo. Turwanye ruswa n'akarengane ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'umuvunyi hagamijwe gukumira ruswa n'akarengane mu mibereho y'abaturarwanda hakimakazwa indangagaciro z'ubunyangamugayo. Twifuza yuko rwaba urugamba twese dufatanya. Turwanye ruswa n'akarengane kuko u Rwanda rukeneye kubaho rudafite ibisubizo inyuma mu iterambere. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudukurikiye mu kiganiro turwanye ruswa n'akarengane. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'umuvunyi hagamijwe kurandura burundu ruswa no guca akarengane, dore ko ibi byombi bidindiza iterambere mu bihugu byokamyemo. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane kuri ruswa. Ubundi ruswa ni umwanzi w'iterambere, imunga indangagaciro z'ubumuntu. Iyi ni impamvu ituma leta y'u Rwanda idahwema gukangurira inzego zose kwita kuri iki kibazo no kugihagurukira. Muri izo nzego n'urubyiruko rurimo. Uyu munsi mu kiganiro tugiye kurebera hamwe uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ruswa. Tunarebera hamwe kandi ingaruka zishobora guturuka ku ibura ry'umusaruro w'urubyiruko mu kurwanya ruswa, cyane ko urubyiruko rufatwa nk'imbaraga z'igihugu. Iki kiganiro mugitegurirwa n'urwego rw'umuvunyi, murakigezwaho nanjye Jean Paul Mbarushimana. Turwanye ruswa n'akarengane, buri muturage abere mugenzi w'ijisho, tuyamagane. Shuti bakunzi mudukurikiye, rikanongera imbaho ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kibanda ku ruhare urubyiruko rugira mu kurwanya ruswa. Kubera ko ruswa uba ari ikibazo gihangayikishije isi n'u Rwanda by'umwihariko, kandi kikaba gisaba uruhare rwa buri wese, niyo mpamvu twahisemo kureba uruhare rw'urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu. Kurwanya no gukumira ruswa ni urugamba rw'igihe kirekire, rusaba guhindura imyumvire ndetse no guhindura imitekerereze. Uburyo bwiza bwo kubishobora rero akaba ari ukubaka indangagaciro z'ubunyangamugayo mu bakibyiruka kugira ngo bakurane nazo ndetse zizagere ubwo zahinduka umuco mu buzima bwa buri munsi. Nk'uko abanyarwanda babivuga ngo koza kabaye iturende biragora, ariko kugorora igiti kikiri gitoya kugira ngo gifate umurongo mwiza byo birashoboka. Akaba rero ari nayo mpamvu ari ngombwa gushyira imbaraga mu rubyiruko kugira ngo tuzagire umuryango nyarwanda wubakiye ku muco mwiza w'ubunyangamugayo. Kurandura ruswa bigomba guhera mu bakiri bato, kuko n'ubundi ruswa ifite ubukana. Igomba kwigishwa rero abana bagakura bayizi kugira ngo bamenye ko itagomba kubangamira icyerekezo cyabo, dore ko ari naho haba hazavamo abayobozi b'ejo bagomba gushakira igihugu iterambere n'ubukungu, kandi ibi ntibishoboka hakiri ikibazo cya ruswa. Ruswa ni ukumungwa no kugora mu bitekerezo ku buryo abantu babaho mu buzima butandukanye n'ukuri, bagashaka kwigwizaho imitungo batakoreye, bibuzemo ubumuntu n'ubunyangamugayo. Hari ikintu wumva wabwira umuntu mukuru wabona agiye gutanga ruswa cyangwa kuyakira? Nk'iki? Namubwira ati hangane, igihe cyawe ntago kiragera cyo gusubizwa n'ibyo ugiye gukora, kandi ushobora kubona ubundi buryo byakemuka ariko utiri gutanga ruswa. Ariko se abakiri mu kigero cyo hasi ko bazi ruswa, mu rubyiruko ho ikibazo cya ruswa gifatwa giti? Ruswa nzi ko ari ikintu umuntu ashobora guhereza umuntu kugira ngo amuhe serivisi, ariko akagikora mu buryo butagaragarira buri wese, akabikora yihishe. Ibyo rero nkaba nzi yuko ari ibintu bihanwa n'amategeko kandi bikunda kugaragara mu nzego nyinshi cyane cyane z'ubutegetsi, kuko niba ashaka serivisi
nkayihabwa ari uko ntanze ikiguzi runaka cyangwa ikindi kintu kiyisimbura, ubona yuko indangagaciro z'umunyarwanda icyo gihe zitubahirijwe cyane. Nk'urubyiruko nk'imbaraga z'ejo hazaza twakagombye gushyiramo ingufu, kuko urabona ruswa iri ubwoko bwinshi. Hari abatanga amafaranga, hari ruswa ishingiye ku gitsina. Nk'ibyo ngibyo byose ni ibintu bishobora kugira ingaruka ku rubyiruko, uretse no kugira ingaruka ku gihugu. Nk'iyo utanze ruswa ishingiye ku gitsina ushobora no kwahurira n'izindi ndwara zitandukanye, ugasanga wishe ubuzima bwawe ndetse n'igihugu gisuje inyuma. Urubyiruko ni zo mbaraga z'igihugu nk'uko tubizi twese. Iyo urubyiruko rushyize imbaraga mu bintu byose bigenda neza. Imbaraga twashyiramo rero nk'urubyiruko tugomba gushyiramo imbaraga 100% kugira ngo bibashe kuba byacika burundu mu gihugu cyacu. Njya mubibona no mu makuru yanyu mutunyurizaho, iyo wafashwe utanga ruswa ntabwo uri inyangamugayo muri make. Baragufunga ugasanga utakaje igihe muri gereza, kandi ntabwo ari byiza ko umuntu yatanga ruswa. Twahoze tubona ngo ntugatange ikiguzi ku kintu ushobora kubonera ubuntu. Twajya tunyura mu nzira zabugenewe kugira ngo tubone ibyo dushaka, kandi ibi birakorwa mu gihugu cyacu. Hari umutekano, byose birahari nta kibazo. Ubutumwa natanga, twese tuve inyuma tuvuge ati oya ruswa, duce ruswa mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu tukomeze tucyubake nk'uko bisanzwe, noneho bizagenda biza. Shingira ko nk'ubuyobozi bwacu bw'igihugu, iyo buri kutwigisha utubwira ko nta ruswa tugomba gutanga, kandi koko nibyo niko bimeze. Icyo nicyo nshingiraho mvuga ko baba batubwiza ukuri, kandi baba bavuga ibiri byo. Reka gutanga ruswa. Ari abakiri bato, ari n'urubyiruko muri rusange, ikibazo cya ruswa n'inzitizi ikomeye ifatwa nk'umutego uziritse ku kiraro wabuza umuntu kwambuka. Ruswa nayo ifatwa ityo kuko idashobora gutuma hari abakiri bato bakurana ubunyangamugayo n'ubupfura. Ni byiza rero ko urubyiruko narwo rwagira uruhare muri iyi gahunda yo kurwanya ruswa, nk'uko n'ubundi bigenda muri gahunda zindi za leta y'u Rwanda mu rwego rwo kubaka imiyoborere myiza. Dufatanyije n'urwego rw'umuvunyi n'izindi nzego zishamikiyeho, tuzabasha gusobanurira urubyiruko kumva ruswa imunga igihugu, indangagaciro nyarwanda, ko nta kamaro kayo. Ibyo bitekerezo nibiza muri bo bizatuma ejo bakura bakajya ku isoko ry'umurimo, bakajya mu nzego za leta zitandukanye, ugasanga cya kintu barakirize ejo n'ejo bundi mu myaka 5-10 u Rwanda ruhagaze neza mu buryo bwo kurwanya ruswa n'akarengane. Twebwe nk'urubyiruko nuko tumanuka hasi mu baturage hasi, tukigisha urundi rubyiruko bagenzi bacu kuva mu bukene, uburyo bakwihangira imirimo, uburyo buri wese yamenya uburenganzira bwe. Tukumvisha cyane cyane igitsina gore ko kujya kuryamana n'umubosi ntago ari cyo kintu kizatuma ubona akazi. Bibangamiye indangagaciro z'umunyarwandakazi. Icyo mbona cyo nuko bagenzi banjye bari kubyitabira. Cyo nabashishikariza no bashyiremo imbaraga, bashyiremo ubushake, bumve ko atari we mugenzi wawe, nta wundi muntu warwanya ruswa. Ni twebwe bakiri batoya, kuko ugiye kureba usanga ariho turi kugana mu zabukuru dukura. Tuzasanga iki gihugu ruswa nk'uko twayisanzeho byibuze izaba yarajyanye n'iyi generasiyo. Iterambere rirashoboka, ndetse n'urubyiruko rugatozwa ubupfura, ubunyangamugayo burimo guhangana n'iki kibazo cya ruswa. Urwego rw'umuvunyi rumaze kubona ubushake n'imbaraga zihari z'urubyiruko, rwahisemo ko urubyiruko narwo rugomba gutanga umusanzu warwo wo kurwanya ruswa. Umuvunyi mukuru Madamu Cyanzayire Aloysia muri iki kiganiro aragaragaza ko iyi ari yo mpamvu mu ngamba zafashwe zo guhangana n'iki kibazo cya ruswa hashyirwaho by'umwihariko icyumweru cyariwe kuyirwanya, ahakorwa ubukangurambaga ko urubyiruko narwo ruhabwa umwanya uhagije muri icyo cyumweru rugatambutsa ubutumwa. Urubyiruko ni rwinshi, ni benshi, ni ukuvuga ko ubutumwa watanga mu rubyiruko rushobora no kugera kuri benshi. Ikindi cya kabiri, urubyiruko ruba rutaratokorwa, ruba rutaratangira gutora umuco mubi, ku buryo kububakamo indangagaciro z'ubunyangamugayo hakiri kare twumva byagira akamaro kanini, cyane cyane ko ejo hazaza ari ahabo. Ikindi ni uko ruswa nk'uko mubizi yangiza igihugu kigakena. Ni ukuvuga ko twubatse igihugu gikennye twaba tuzaraga urubyiruko rwacu igihugu gikennye. Ni ngombwa rero yuko dukorana n'urubyiruko kugira ngo bumve ibyo byose, hanyuma dutangire tubakamo indangagaciro zatuma bakura ari abantu bashishikajwe no kubaka igihugu
kizima kitarimo ruswa. Hari bamwe bagiseta ibirenge bumva kurwanya ruswa ari urugamba, ari gahunda itabareba. Ngira ngo babona na ruswa itangwa cyangwa se bayumva bakumva ntacyo bibabwiye, batihutira kubitangamwo amakuru. Abandi bakumva ko ari no kuyitanga ari ikintu gisanzwe cyangwa kuyaka ari ikintu gisanzwe. Ingamba rero zihari ni izi gahunda nyine zo gukomeza gushishikariza abanyarwanda b'ibyiciro byose gukorana n'ibyiciro binyuranye, inzego zinyuranye, kugira ngo ubutumwa bukomeze butangwe. Uko ubutumwa butangwa, twibwira yuko amaherezo hari abagenda bumva. Ntabwo abantu bose bashobora kumvira rimwe, ariko kubwira abantu hari bake bagenda bumva, abagenda bumva amaherezo hakumva benshi. Hari ingamba, dufite polisi ku rwego rw'igihugu, dufite ubufatanye n'inzego zitandukanye, ndetse n'izo nzego bavuga zikigaragaramo ruswa nazo turubaka ubufatanye nazo. Izindi dusanzwe dukorana kugira ngo dushyire hamwe imbaraga twese dufate ingamba ari izo gukora prevention, ni ukuvuga kugerageza gukomeza gukumira, ariko n'ingamba zo guhana igihe bibaye ngombwa, igihe ya ruswa yagaragaye. Nkumva rero ubwo bufatanye nibukomeza, abantu bakitabira uko tubahamagarira kudufasha gutanga amakuru, nibwira ko hari byinshi bishobora gukomeza guhinduka. Nubwo urubyiruko ari rwo rugaragaza umubare muto w'abatakira cyangwa ngo batange ruswa, ariko rufite inshingano n'ubushobozi bwo kwigisha abayakira mu rwego rwo kwikumira. Nimwibaze namwe igihe urubyiruko rwacika intege cyangwa rukigera ntibindeba muri uru rugamba rutoroshye rwo kurwanya ruswa, byaba ari ikibazo gikomeye, kuko n'iterambere ryose ryagerwaho ridashobora kuramba mu gihe imbaraga z'uyu mubare munini w'urubyiruko tuvuze zipfuye ubusa. Ariko nk'uko urwego rw'umuvunyi rwahisemo ko urubyiruko narwo rugomba kwinjira muri uru rugamba, intambwe yo guhangana n'iki kibazo cya ruswa iraboneka kandi iratanga icyizere, kuko umusanzu wahereye mu bakiri bato ari naho iterambere ry'ejo hazaza rigomba kuba ryubakiye. Urubyiruko rushatse guhagarika ruswa rwabikora, kuko urubyiruko ni abantu bose tubarira hagati y'imyaka 15 na 35. Abo rero ni 40% y'abanyarwanda bose, ni 61% by'abanyarwanda bari mu mirimo ibyara umusaruro, ku buryo abo ngabo duhagurutse twavuga ngo reka twange ruswa. Icya mbere ni ukutayitanga cyangwa kutayakira, icya kabiri ni ukuyitangaza, kuyidenonsa aho ibaye. Biragaragara yuko icyo tukiyemeje tugifataho umuhigo twakigeraho. Turashishikariza rero urubyiruko kugira ngo rwumve ko iki kibazo cya ruswa ari ikibazo gikomeye, nta gihugu gishobora gutera imbere kigifite ikibazo nk'iki ngiki, ko mu byinshi dukora twiteza imbere, dutegura ejo heza hazaza h'igihugu cyacu. Iki ngiki tutakitayeho kugira ngo ni nk'uko waba ufite ikivi ariko noneho ugahinga inyuma hazamo urwiri, ugomba kugenda ubikuramo ubagara kugira ngo uzavuge ngo wizeye kuzagira umubyizi. Rero w'ejo hazaza h'igihugu cyacu nuko ari igihugu kizira ruswa, kizira n'ibindi bibi byinshi cyagiye gihura nabyo mu gihe cyashize. Rubyiruko, murakangurirwa kwitabira amakarabu yo kurwanya ruswa, dore ko hirya no hino mu gihugu, mu turere, mu mirenge, haba no mu mashuri, izi club zigiye zihari. Nimuzigane rero, maze aho mubonye icyuho cya ruswa mwibuke gutanga amakuru ku 199. Iyi ni nimero itishyurwa. Shuti bakunzi, mwari mudukurikiye mu kiganiro turwanye ruswa n'akarengane. Aha niho dusubikiye icy'uyu munsi. Mwumvise ko urubyiruko rukeneye kumva ko kwamagana, kugaragaza no gutunga agatoki aho ruswa igaragara hose, yaba ku muntu ku giti cye cyangwa ku itsinda ry'abantu, ari inshingano zabo, kugira ngo inzego zishinzwe kwikumira zibifatire ingamba. Rubyiruko, namwe mukomeze umuvuduko n'umurava mutozwa wo kudahishira aho mubonye icyuho cya ruswa. Erega kurwanya ruswa ni no kwimika indangagaciro z'ubupfura. Mbibutse ko iki kiganiro mu gitegurirwa n'urwego rw'umuvunyi, mwakigejejweho nanjye Jean Paul Mbarushimana. Mukomeze kugira iterambere rizira ruswa. Naho ubutaha.